wigeze kumva umuntu ari kuvuga inkuru ngo umuntu yaburiwe irengero, ngo yazamutse ari ku gataro aragenda baramubura? Ariko ibi bintu ntabwo wabyizeye, kuko hari ahantu usanzwe yibonera video zeditinze abantu kuko bari kugendera ku gataro. Ibi byagufasha iki? Ibi byagufasha kumva yuko nyine hari abantu babeshya, ariko nanone hari inkuru za nyazo zanditse mu bitabo by'ibihugu leta izi ibizi neza ko hari abantu baburiwe irengero n'ako kanya baba bakiri kubakorera ubushakashatsi. Mwagiye mwumva inkuru z'indege zagiye ziburirwa irengero kandi izo ndege zikazagaruka. Reka dukore kuri iyi nkuru. Ni inkuru izwi yabaye mu gihugu cya Brazil, abantu baburiwe irengero. Iyi ni content yakozwe cyane ariko ntabwo yagiye isobanurwa cyane. Reka tuyivugeho. Ndabasuhuje, iyi ni Menya Byose TV show. Uyu munsi tugiye kuganira ku mujyi w'amayobera utagira uko usobanurwa, umujyi wagaragaje ibibazo byaduteye akaga no gutekereza cyane. Ouro Verde ni umujyi muto muri Brazil, ariko ikibazo gikomeye ni uko abaturage bose bari bahatuye baburiyemo mu buryo budasobanutse, kandi ntibazi ngo wenda byatewe n'inyamaswa cyangwa hari ikindi cyabiteye. Ni iyihe mpamvu itangaje yaba yaratwaye ibi bintu? Reka twinjire mu kibazo gikunzwe kuvugwa cyane. Umbabarire wicaye wumve neza iyi nkuru, uyumve witonze, ibyo mvuga ubyumve, nibwo uri bubone yuko hari inkuru ziba atari inkuru mbarirano, ahubwo ari inkuru izwi n'igihugu kiyizi. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, ugakanda like. Niba wumva iki kiganiro mugenzi wawe yakacyumvishe, kora share kugira ngo nawe amenye ibi, kandi utange comment kugira ngo tumenye ko wahageze. Ntibibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5/5. Mu mwaka w'1923 mu mujyi wa Ouro Verde utuwe n'abantu 600, nta n'umwe warengagaho, bari abantu 600. Wahise uba umujyi w'amayobera kuko abaturage bose baburiyemo icyarimwe, nta n'umwe usigaye, nta kimenyetso gisigaye gisobanura aho abantu bagiye cyangwa icyo baburiyemo. Icyapa kimwe gusa cyari gisigaye cyanditseho amagambo ati "Escute abesta esta vindo", bishatse kuvuga ngo umva inyamaswa iraje. Ese ko hatabonetse igisubizo, iki cyapa kigira icyo kivuze cyangwa n'urwenya? Iki kibazo gisigaye gisaba ibisubizo. Nk'uko twabivuze, mu 1923 abaturage ba Ouro Verde baburiyemo mu buryo bw'amayobera. Ibyo byateye abantu benshi gutekereza ku buryo busa n'ubumuga bwa siyansi. Abantu batangiye kwibaza niba ari inyamaswa zidasanzwe cyangwa ibiremwa byaturutse hanze y'isi byari byarashegeshe uwo mujyi. Ariko wakibaza, inyamaswa yazigaterura umuntu ikamujyana, ntihasigare n'ikimenyetso cy'amaraso y'uko uwo muntu yagize umurwano wo kwirwanaho. Hari abatekereza ko besta ivugwa kuri icyo cyapa atari inyamaswa zisanzwe, ahubwo ari ibiremwa bidasanzwe bishobora kuba byarahungabanyije umujyi wose. Ese izo nyamaswa cyangwa izo bestas zishobora kuba zifite ubushobozi bwo guhindura ibintu ku buryo abantu batabonetse mu buryo busanzwe? Abantu bamwe bagerageje gusobanura iyi nkuru y'amayobera bavuga ko icyapa cyatumye abaturage babura mu buryo bukomeye ari inyamaswa ziturutse mu bundi buzima cyangwa ibinyabuzima bitandukanye. Biravugwa ko ibyavuzwe kuri besta cyangwa besta iri kuri icyo cyapa biba bivuga inyamaswa zidakunze kuboneka, zishobora kuba zarafasha abaturage mu buryo bwo kutagira ibimenyetso bisigara. Iyi ni imwe mu myumvire, aho abantu bibaza ko izo nyamaswa zishobora kuba zaraturutse mu kirere cyangwa zaba zifite imbaraga zidasanzwe. Izi bestas nizo zishobora kuba zaravunnye
umujyi wa Howeverde maze abaturage baburira icyarimwe. Icyo twibaza ni uko iyi nyamaswa itigeze iboneka, ahubwo ibyavuzwe byose byahise biguma mu mwijima, nta kintu gisigaye kibisobanura. Iyi nkuru ya Howeverde irimo guhangayikisha benshi. Ku rundi ruhande hari abavuga ko bishobora kuba ari iby'impanuka nk'imbaraga zisanzwe mu isi. Ku bandi ni ikibazo kidasanzwe kibangamiye ibidukikije cyangwa ibiremwa bidasanzwe byagize ingaruka ku buzima bw'abaturage. Ariko twibaza, iyo twibanze ku bintu byose dushobora kuba turi kureba igitekerezo giturutse kure. Ibyo dushobora kuba dutekereza ku buryo ibintu byose bisobanutse, ariko dukeneye gufata umwanya tukareba neza ibimenyetso bisigaye. Nicyo cyapa cyanditseho ngo escute abesta arstavindo. Bishatse kuvuga iki? Ni uko abantu bakomeje kwibaza ko ari inyamaswa zidasanzwe. Ibi byavuzwe byose kuri Howeverde bigaragaza ukuntu abantu bakunze kwibaza uburyo ubuzima buba bworoshye. Ese ibimenyetso byose bihari bisa n'ibyabaye kandi byarahindutse ubuzima, ubwo ni ikibazo gikomeye. Iyi nkuru igomba gusobanura ibintu, kandi byaba byiza abantu baganiriye kuri iki kibazo. Bigakomeza kuba byiza abantu mukomeje kuganira kuri iki kibazo. Ese ibivugwa nibyo cyangwa se haba ikindi kintu tutamenye? Nk'uko twabivuze, ibi byose birerekana ko Howeverde ari umujyi w'amayobera, ndetse n'ibitekerezo by'abantu barimo guhangayika. Ariko nibyo byose bigaragaza uburyo isi ikora ibintu by'amayobera tutamenye. Muri make, inkuru ya Howeverde igaragaza ibintu byinshi byo kwibaza. Ese inyamaswa ziturutse mu kirere cyangwa ibindi biremwa bidasanzwe byaba byaraje? Tuzakomeza kubakurikiranira kuri iyi nkuru kuri Menya Byose TV Show, kandi turabashishikariza gutanga igitekerezo ku byavuzwe, tuganire muri komenti. Nta gushidikanya, izi nkuru zose zifite byinshi byo kutwigisha. Ndagusaba ngo ukande subscribe, kandi ikindi ukande ku nzogera kugira ngo indi nkuru tuzakora uzamenye ati ibintu bimeze gutya, kuko iyi nkuru ni inkuru iteye urujijo. Abantu 600 muri Howeverde, umujyi wo muri Brezil, umujyi uzwi, ibisubuskama ni ibintu byabayeho. Guys, iyi ni part 1, nzagukorera part 2 ivuga koko ese ni aliens zabatwaye cyangwa